abo wafashije kurokoka ni nk'abangahe muri 94? umubare urenga 22 en total. Yego. 22 umudamu icyo gihe abafaransa baduhungisha icyo gihe twarahunganye batujyana mu nkambi kuko baje kudufatana helikopteri noneho ariko baje kudufata ni umunsi baza kwevaka ababikira gukibuye baravuga tuziya tugomba kumujyana baza bafata umugore wanjye duhurira imbere ya prefecture batwaye umugore bagiye kumwiza muri helikopteri ndababwira nti mfite abantu benshi mu rugo murumva naba naruhiye iki ndamutse nsize abantu mu rugo bakaza kwica batere muri helikopteri ni imyanya ibiri yari sigaye wowe n'umugore ndabaye sinshobora gusiga abantu banjye kuko ngiye nariyemeje gupfa umwanga kugenda nanze kugenda ati ibyo byose uri kuvuga ujye umenya ko Abatutsi bizize nibizize bate erega n'umugore wanjye wagiye muri politike yarabimbwiye umugore atangira kunyivumburaho madamu mwaje gutandukana noneho ntangiye kwandika igitabo nk'iyo gitabo nagisohoye tutakibana uko nandikaga yarabicaga uko nandikaga akagenda akabibwira abantu bo mu itorero agahamagara pasiteri akamubwira ati dore ibintu yirirwa akora yigwa muri politike hari igihe pasiteri yigeze abisoma ariko nta politike mbonyemo ariko kwiyandikira histoire yamubayeho ngo kubera iki yirirwa avuga ngo yuko Abatutsi bishwe ko ni interamwe zabica umudamu afite icyemezo aragenda se mu Rwanda ngeze usanga yajugunye ibintu byanjye hanze nuko yanjugunye hanze ntangira kuzerera yakujugunye ibintu byawe yaransohoye gutya mu kandi twari n'abarokore arajugunya hanze nsanga nagezeyo mgezeyo ati iguriro ni handi dushobora kuba twagurira kuri Alibaba, Amazon, AliExpress n'ahandi hatandukanye cyane cyane kuri bya bikoresho nk'amatelefone, amamashine, imyenda yo kwambara, inkweto n'ibindi ukeka ko wagurira hanze y'u Rwanda nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bushinwa, muri Dubai n'ahandi hatandukanye. Ari ukuntu kera n'uyu munsi harimo abantu bakibikoresha ugasanga ugiye gutega umuntu uzava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntuzi ngo azaza ryari azajya mu Rwanda ryari. Uyu munsi rero biroroshye ushaka kujya kuri iguriro mu minsi 7 na 14 icyo wifuza cyose kiba kikugezeho ni kuri 0781 81 61 80 ubundi icyo wifuza cyose ako kanya kiba kikugezeho. Ikaze mu kiganiro inkuru yanjye ikaze by'umweko muri Sande Park Jardin nziza iri hano mu mujyi wa Kigali. Uyu munsi muri kureba ko ndi kumwe n'uyu mugabo uri imbere hano kuri kamera zacu tugiye kuganira ku buzima tugiye kuganira ku nkuru ye ariko nanone ku nkuru idatandukanye cyane n'igihugu cyacu n'amateka y'igihugu cyacu cyane ko twabyiyemeje kugira ngo tuvuge ku byabaye mu Rwanda tuvuge ku byo twabonye by'umweko muri iyi myaka yashize. Izina rye yitwa Ozias Baye Nzambayire. Muraho neza cyane. Muraho neza cyane. Turabonanye. Misi wakoze kunyakira. Amakuru yawe se? Amakuru ni meza. Turashima Imana. Imana ishimwe cyane. Rwanda rona atari heza cyane. Rwanda ni heza. Iyi Jardin beta Sande Park ni jardin nziza cyane iri hano mu mujyi wa Kigali nize ko hakunze. Heza cyane. Cyane ariko. Uba mu gihugu cy'Ubufaransa uhamaze igihe kingana iki? Mba mu gihugu cy'Ubufaransa mu mujyi bita Rouen. Yego. Urimo abanyarwanda umujyi urimo abanyarwanda benshi. Yego. Mari kuva 2005. 2005 wamaze imyaka myinshi cyane. Nibwo nari mvuye mu Rwanda. Yego. Uyu munsi navuga ngo rero waje no kwandika n'igitabo tubaza kukigarukaho gato cyane ariko tuze guhera ku mateka yawe. Icyo gitabo cyitwa Désobéir pour sauver ni igitabo wanditse mu myaka yashize ariko tumaze duhere ku mateka yawe. Mu kwandika igitabo byanze kuze no kufite amateka yo kuvuga wabonye kuva mu myaka yo hambere kugeza uyu munsi. Reka duhere mu myaka kiri mutoya. Ibyo wabonye mu Rwanda tuze kugeza uri mukuru. Amateka yanjye rero murakoze kumpa ijambo. Yego. Amateka yanjye njyahera ndi umwana muto ufite imyaka igera ku 10. Yego. Ndibuka muri 73 habaye imvururu zamenesheje Abatutsi mu ngo zabo. Imiryango igera ku 10 kuko ntuye muri iwacu ni muri secteur hari secteur ya Gasoro. Yego. Icyo gihe. Yego.
imiryango y'abatutsi igera ku 10 ihungira iwacu Yego. n'amatungo yabo. yego Ubwo ababyeyi bacu bose basohotse mu nzu bajya kwakira abo bantu n'amatungo yabo, twebwe abana twabaye mu nzu twenyine, twaba badushyize mu nzu, yego none ababyeyi barara hanze kugira ngo babafashe no guporoteje amatungo yabo batayarya. yego Nyuma y'icyumweru ariko umutekano waje kugaruka, abatutsi basiroma ingo zabo. Nyuma y'igihe naje kuganira n'umubyeyi wanjye data wacu Semanyenzi, ariko bari abatutsi bameneshejwe, ni ikihe cyaha bari bakoze, yego ni ukubera iki? Musaza nta kintu yashubije, yambwira ati mwana wa umuntu uzakwita umuhutu n'umurusha ingufu uzamukubite neza kubera iki? Ati buriya yakwisa umwenda nini, hatari ikindi se gituma biriya bibazo byose biba, so gushaka kurya amatungo yabo. yego Nambo ati nta kindi, ni umururumba wo gushaka kurya ibyabo. yego Imyaka yagiye ishira, indi isimburwa n'indi, za 90 ziragera, ubwo nari maze kuba umusore w'ingimbi, hafuka ibibazo nanone byo gufunga abantu mu byitso. Ni igihe FPR yatangiraga urugamba rwo kuboza igihugu, yego ndabibona abantu barafungwa, nabonaga ari politike byo byarumvikanaga. yego Nyuma naje kubona akazi kuri prefecture ko gutwara prefe, yego icyo gihe ni ryari? ubwo ni 91. yego Barokita batangaga ibizamini, mu bizamini naratsinze, yego ntangira gutwara prefe w'icyo gihe. Ikintu cyantunguye ni uko ubwo twari tuvuye muri mission yego yambarije tuziye rero kugira ngo abantu bakorane nuko babaziranye, yego uri umuhutu uri umututsi. yego akubaza gutyo? nawe ni bwana prefe ndi umuhutu. yego Ati none se ko bavuga ko uva indi imwe n'umugore wa burumestre Karara, kandi umugore wa burumestre Karara ari umututsi? yego ndavuga no, deja icyambere cyo ntabwo umugore wa burumestre Karara ari umututsi, nzi ko ari umuhutukazi. yego N'ikindi cya kabiri nuko navuka n'uwo mugore, kuko niyo muvuga byibuze ko mvuka na Karara kuko dutuye muri segiteri imwe. yego naho umugore wa Karara atuye mu Gisovu, njye mba muri hano muri Gitisi. yego Araceceka, ubwo yambwiraga ati rero ni Karara ukora komanze burumestre atake kandida shoferi prefe, niwe uzirengera ibibazo. Mbona ko umututsi ashobora kuba nta burenganzira afite bwo gukora akazi kugeza no ku mushoferi wa prefe. Sinabitinda, ariko igihe cyarageze za 91 92 atangira kuba imvururu, abatu batangira kumenesha abatutsi, bakabatwikira amazu, bakabarira amatungo. Ariko icyo gihe inzego z'ubuyobozi zarahururaga, bakabaproteja, bagahungira muri za stade, bagahungira kuri za komine, bakasira umutekano wabo. Ariko rya jambo data wacu yigeze ambwira rigahora ringarukamo, kumbi abantu bari kumeneshwa kuko bashaka kubarira amatungo. yego Nongeye ngaruke ku magambo dukunda gukoresha tubwira abana bacu, ashobora kubagiraho ingaruka nziza cyangwa mbi. byanze kunze. Muri icyo kintu yambwiye, abo bakoraga ibyo bintu nubwo nari muri ubwo bwoko, ntabwo nigeze mbiyuvamo kubera ikintu cyabagaho. yego Ndibuka muri za komine Gishyita, Rwamatamu, Rutsiro zo muri Kibuye na Rambagaseke muri Gisenyi, habaga imvururu buri gihe. Ariko ngatangazwa nuko mbona abayobozi babirebera bakajya guhosha n'ibyo, ariko ababigizemo uruhare ejo bakabafunga, bwacyo ukabona babafunguye. yego Ngumya kubyibazaho. Nyuma y'igihe rero habaye imvururu mu Rutsiro, tujyayo na prefe. Noneho prefe umuturage nibwo yababwiraga ati, yabwiraga abayobozi bari aho ngaho bati, aba batutsi bari aha ngaha bateza umutekano muke mwazanye kuri komine, nimutabakura turabica. Nibatabakura kuri komine yabo niho bahungiye, yego nibahabakure bari bandi babajyane kubavane muri komine yabo. Mbona baracecetse abayobozi. Mu gutaha nabaje prefe, ariko bwana prefe, biriya bintu ni ibiki? Uriya muturage wavuze kiriya kibazo yuko abaturage nibatabavana kuri komine kandi ariho babonye umutekano babica, ni muri RGC mwabitewe n'iki?
agiye kunsubiza ashubije umubaza gutyo wowe mubaza prefe kandi uri umushoferi we yego ubwo ariko nagiye nsimbuka hari abaprefe ubwo n'uwa prefe wa gatatu yego wari utwaye ubwo n'uwa gatatu nari ntwari yego hari abandi wa wundi wambajije ubwoko akambwira ko ubwo ntamubwije ukuri kubera ko abantu bamubeshye ngo ndi umututsi ariko ni umwanya wanjye bashaka ngo bawunguremo yego ariko bamubeshye bati ni umututsi ntabwo ari umuhutu yagumye gukora amaperereza ariko arinda agenda bamuha mutation sinzi niba hari icyo yagezeho asimburwa n'abandi ubwo uwo ni uwa gatatu ubwo rero twajyanye mu Rutsiro ni Kayishema ari nawe watugejeje muri jenoside ndabaza biriya bintu kuntu umuturage avuga amagambo nk'ariya umuturage mubona ko ari danger kuri public ntafatwe mwabitewe n'iki arambwira ati rega Ruziya nyamara ibintu birakomeye atujye ubwira abatutsi bene wanyu yuko ntabanga yego yuko atabanga yego ati yonze ko atujye babwira bangurira inzoga yego yonze ko mbanga ati byararangiye ariko akaba yasanzwe akunda kumbwira ngo reka turakuzi ntabwo uri wa Filipo deja nkabyibazaho kubera ko iyo twavaga aho hose yabonaga mu magambo namubwiraga mu buryo bwo kubabara abantu babura baziriye kuki umuntu ahora umuntu busa abayobozi babirebera ntihagire ibyemezo bifatwa biri seriye ku buryo abaturage babitinya akanya wareka atangira kumpindura ubwo rega turabizi gutari wa Filipo nyuma nibwo naje gukeka ko yenda avuga ko ndi ikibyarirano akaba ariyo mpamvu uvugira abatutsi sinabitindaho jenoside birabaye tujya mu birambo hari umuntu twari tujyanyeyo wari wagize panike yavuga ko ari umuhutu yari diregiteri wa regio ya Minagri yaragucyuye yari mwe nawe n'umugore we amusaba ko twamutorokesha tukamujyana hafi iwabo ya Munyabutare ko nitumugeza iyo za Kirinda babasha kumwambutsa tugarutse tugeze gucyuye dusanga abaturage bagiye mu mihanda barimo kwataka abantu bahungiye za paruwase za stade bashaka kubica ariko naho twagiye duca mu nzira abandi birukanka ku baturage babatema nabasetse prefi ibi ni ibiki ibintu biri mu kuba ni ibiki agaceceka no murugira amagambo make tugeze mu mujyi wa Kibuye imihanda yari imeze gutya hari ujya kuri paruwase n'undi ujya kuri stade ariko yose ijya kuri prefecture ya Kibuye abantu barambwira ati nuca kuri paruwase abatutsi bari kuri paruwase baragutera amabuye dore turahanganye ntabwo ngiye nta kibazo ufitanye nawe ati cyaza numva ngiye batari bunira amaboko ntabwo mpanganye nawe ati cyaza nkurikiza inzira mbwiye tugenda tugeza kuri stade tuhasanga abantu babiri b'abagabo b'abakozi ba leta turahagarara turabasuhuza bati bwana prefe rero dufite umutekano muke kubera abatutsi bari muri stade byagenze bite twagiye kwaka burumesitiri amagrenade ngo twirwaneho kuko isare yose bashobora kudutera tugira ngo tubatange tubice none karara twimye amagrenade niko sha umuntu ushinzwe abaturage n'icyo ugomba kubaha intwaro zo kubica ati nacyo mugifate mugira ishyire muri stade numva ntunguwe nayo magabo turakomeje ngeze imbere nabaza ni prefe abatutsi bakoze iki ku buryo batagomba kurindwa ati bishe Habyarimana Habyarimana nusa Habyarimana yishwe n'aba baturage basanzwe ngo imbaza byinshi ngo leta yabatanze urumva n'ikibazo nashobora kumva nk'umuntu ujijutse leta yabatanze ngo n'Imana yarabyongeyeho ngo n'Imana yabatanze ndamureka mbabaye ariko turamanuka tugeze kuri hopitali ya Kibuye dusanga umuhanda ufunze kubera iki bisha abantu muri icyo gitondo imirambo bayisiga mu muhanda harimo abana bakiri bazima none mbibonye numva birahindutse mu mutwe nta nzira mfite yo gutambuka baza prefe ibi koko ni ibi ngo tugenda ariko ubwo abana bafite imipanga mu mutwe babatemaguye ariko bari mu kurira ikintu namusabye ni kimwe twaba turi inyuma y'ibitaro biri nk'hano bwana prefe k'abana ari bazima twabafashe tukabajyana hano ku bitaro
yego ninde wagushinze abana dukomeze tugende nta nzira nari mfite gerageza guca hepfo hari ibiti nk'ibi ngo ndakandagira imirambo turashaka kunkubita ku giti nari maze kuraka ndavuga rero bwana prefe ngumye wo gutwara ndarisika gukora accident rero byaba byiza ko nongera gutwara imodoka kuko ntabwo bimeze neza ubwo amahirwe ariko mbasha gutambuka nta murambo nkandagiye tugeze kuri ofisiye ndamudepoje nsiga kontake mu biro njya kwa komanda ubwo ngiye kwa komanda kugira ngo ntabaze ngeze kwa komanda nsanga ari kumwe na burumesitiri wa komine Gitesi mu nzu ubwo hari mu saa 3 za mu gitondo saa 4 ndabwira ni muricaye abaturage bari kwicwa komanda ati none se uzirayo ngo dukora iki dukora iki umuntu ufite ingabo abaturage bicwe ufite ingabo arambwira ati shobuja twamubuze kuri telefone ntabwo turi kumubona yanze ahantu hose yaba mu ni prefe prefe bamubuze yego ngo haba mu rugo haba he ngo biragaragara kabiri inyuma babwira ibintu avuze igiye kuri stade avuze abwiye abitwa barubera nziza Martine naba Etienne nababwiye amagambo ameze gutya bigaragare nyine ko abatutsi bagiye kwicwa kandi inzira zose twaciye abaturage barimo biruka ku bandi rero ni nka komanda ufite ingabo wagagombye kugira icyo ukora burumesitiri ati ibi bintu rega mu gihe batarahagarika izi radiyo ziri mu gusansibiriza abaturage kubijera biratugora bitamubwira amagambo bamuvuzeho nagira ngo nkereye ni force yo kugira ngo turwanye mbese turwanye umugambi ba prefe bafite yego ndabwo navuze ko bagushyira muri stade nurabyumva rero niba mutabashije kurinda abaturage mureke duhunge umeze ati guhunga n'ububwa atahubwo duhangane naje gutungurwa nuko nyuma yaho imirimo yakomeje bakomeza kuba mu biro ubwo ngiye nahise ndemisiona ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu izo mbaraga wazikoraga he wari umushoferi izo mbaraga wazikoraga zo gukomeza guhangana gutyo cyo ni kibazo abantu benshi bakunze kumbaza ariko nkeka ko imbaraga zaturutse muri rwa rugomo rwagiye rukorerwa abatutsi nagiye mbona igihe cyarageze uyu munsi nta kubyihanganira numvaga ngomba kwicwa kuko byari bimaze kundenga n'ubuzima nabayemo mu gihe cyose natwaye abaprefe mbona abantu bapfuye mbona abantu batwikiwe mbona ibintu mbese bigezeho birandenga yego ndavuga nti none uyu munsi uyu niwo munsi wanjye wa nyuma ntabwo mbyihangana ko twatumenyereye ko batabara bikaba ariko bagatabara ndetse rimwe na rimwe bagakurikirana abantu babigizemo uruhare natunguwe n'uwo munsi yo kubona ahubwo abayobozi babaye ba ntibindeba ndetse bamwe babirimo ndetse bamwe barabishyikiye ndavuga ni no niba ari ugupfa mpfi ntabwo ibintu nongera kubirebera none nshaka ngiye kwirevoluta sanga ndi jyenyine nta ngabo wari ufite nta bamushyigikiye uwo nitabaje mbona nawe afite ubwoba ati prefe mu gihe cyose ataranyaka ingabo zo kurinda abaturage nyine ntacyo nshobora gukora kandi nawe mwitabaje kugira ngo byibuze nawe dukreye indi force yo kurwana ku baturage biranga urumesere ndamubwira nti duhunge niyo mudashoboye kurinda abaturage waba umara iki se mu gihugu uvuga ko udashoboye kurinda umuturage agapfa umureba mureke tuve mu gihugu bibe tudahari biranga mbumurobere gutyo babaza privatesse umushoferi wagiye ngo abatutsi aryamye hejuru ngo batazicwa ko yahise ansimbuza undi w'umuserija wari umusirikare w'umudemobe bibaho abatutsi baricwa za stade barishwe paruwase barishwe biraho ariko noneho wa murumesera akageza akambwira ati uziya byatuyobeye rwose abantu barashize nakubwiye ko duhunga urabyanga nyine birebera nyine n'ubu barafunze muri make rero ubwo abatutsi barabisha baramaze ubwo warumbaje uti imbaraga wazikuye si imbaraga ni nko kwiheba nigize ikihebe nkumva nta bwenge ngifite kuko biriya bintu byabaye byarenze kwemera nzambaye byanze kunze icyo gihe hari ukuntu nawe byita ko bari baforomase nk'imitwe y'abantu noneho we wagendanaga na prefe n'aba prefe
wumva ibyo bategura, wumva ububi bw'abatutsi nk'uko babivugaga, kuki we bitagufashe ngo muri 94 icyo gihe nawe uvuga uti reka njye gukora akazi? buriya nakoranye n'umuprefe wagiraga amabanga cyane. buriya Kayishema yagiraga amagambo make cyane, iratandukanye n'abandi baprefe. uvuga ngo Kayishema ibintu bye byose yabigiraga ibanga, ahubwo akakubwira mu migani ati nyamara nushaka uceceke, nyamara nushaka kubwira bari bene wanyu bajye bangura inzoga, kuko simbanga, iyo nze kuba mbanga biba byararangiye ibyabo. Ukibaza icyo kintu kivuze kubera iyihe mpamvu. Umva yavugiraga mu migani, ushobora kukwerura ngo umenye ikibazo barimo gupanga. Ikintu cyambabaje ni ukutamenya gahunda yari hari ntwara prefe. Rimwe njya mu giturage sanga abaturage barakaye, wabaza uti umuturage uti warakajwe n'iki, mu mutekano muke, wowe utewe n'iki? Atabatutsi. Umututsi yakugize ati, ugasanga ahantu bose bahagaze batyo. N'uyu munsi biracyambera urujijo. Njya nsaba Imana banyemere nkazakora nanjye ubushakashatsi bwanjye, kajya kubaza abo nabonanye nawe kiragiye bambwira ngo umutekano wabo ngo abatutsi bawuhungabanyije, no bamwe numva ngo barafunguwe. Byibuze nganire nabo menye byari byagenze bite, kuko hari nka message yatambutse ko hari igihe bigeze batubwira ngo hari imodoka yavuye i Kigali yitwa Ruzindana irimo abajepe, yagendaga yagira ahantu yasanga abantu bari gusangira harimo n'abatutsi ngo bagakubita. Nk'aho babahaye message bati kuki musangira n'abatutsi. Iyo message igomba kuba yatambutse mu karere k'iwacu ku bantu benshi. Wabonaga abantu barakaye ukabona ikintu cyabarakaje. Mbese ikintu nibaza, hari umuntu ushobora kudutega amatwi muri kano kanya, icyo kintu gikunda kuvugwa ugasanga benshi batanga ubuhamya bati abatutsi bari ikibazo, kuko ubwo ntabwo bari ikibazo, ntibatezaga umutekano muke. Ngewe niho ntabonaga icyo kibazo, kuko ikibazo nari ifite mu mutwe nuko abatutsi bameneshwa kugira ngo baribwe amatungo. Icyo kintu rero Imana izambabare yenda kimve mu mutwe, ariko nicyo umubyeyi wanjye yanshyizemo. Ati biriya byose biri guturuka ku ndani, barashaka gutwara ibintu byabo, barashaka gutwara ibintu byabo. Nibyo nakuranye. Nta n'uwari kumbwira ngo atutsi, hari n'uwigeze kuko tuganira arambwira ngo rega ngo urabona ngo runaka ngo bana uko runaka ngo bagiye mu nkotanyi. Icyo nta nubwo cyari n'ikibazo, kuvuga ngo umuntu agiye mu nkotanyi watatse umuvandimwe be, ababyeyi be, kubera iyihe mpamvu. Umuntu ashobora no kugenda atabibwiye ababyeyi be. Iyo uhunze ugenda mu ibanga. Ni rero ngiyo simbona ko ari impamvu, hari ababigiraga impamvu ariko itarigeze ifata. Ngiye impamvu yanjye yari yayindi, nuko bashaka kuri ibintu byabo. Ahubwo ikibazo naje kwibaza nyuma, ni ukubera iki abantu babirebereye, n'abatabifitemo uruhare, n'abadafite ibyo bitekerezo. Ikibazo wa mugani abatutsi bari bafite muri icyo gihe, nicyo kibazo ni ubajijeho gatoya. Ikibazo abatutsi bari bafite muri icyo gihe ku buryo n'umuturage wo hasi utazi politike avuga ati umutekano wanjye uragiraniwe kubera ko hari abatutsi. Ikibazo cyagiye ni iki? Wowe wabibonaga? Nicyo nabo nyine twabyutse tubona abatutsi abahutu abantu bita bihinduka gutyo. None uyu munsi ndibaza umuntu ahinduka ate, yagiranye ikibazo n'umuturanyi we gute, ko atamwagirishije? Kuki abantu barebereye bakemera ko ibintu bimera kuriya? Birakorwa n'abana bacu, birakorwa n'imiryango yacu, nk'uko nirevurusi kuri prefano batabyemera. Narabikoze abantu barambwira ati wowe uziya twese siko dushyikiye ubwicanyi, ariko reka gutukana, reka kwagresa prefe, kuko urapfa nanjye nibashaka banyica. Kuko wari tayari gupfa. Nari mbyiteguye. Wari witeguye gupfa? Kuko message nashaka gutanga uburenganzira bwo kubaho wa mugani. Numvaga nakeneye kubaho, kuko ibintu nabonaga ntabwo nanjye mfite yamvi yo kubaho. Nava ni abantu twabanaga barapfuye. Reba imyaka yose batotejwe, reba igihe cyose bagiye babuzwa amahoro. Gusa bitumariye iki? Ku buryo bageze waranyiyama bati reka guhangana prefe. Hari n'igihe abantu bambonaga nabaga ndi kumwe n'abantu gutyo, babona imodoka ya prefe turutsare bakiruka, ngo yaratubwiye ngo umuntu wese bazasanga ari kumwe na Buziya ngo bazamufata nk'umwanzi. Narabikoze. Hari abatutsi wowe wafashije kurokoka? Benshi. Wanjye hari abatutsi benshi barazaga nkabakingurira nk'abandi, mushobora kuza mukagwa hano ariko ntacyo mugwe mu inzu, nibashaka batwicana.
nta muntu nigeze asubiza inyuma uwashoboye kuza wese namwugururiye ubu benshi bariho hano mu gihugu barahari hari abashoferi yewe hari n'abo komanda nagiye ndamubwira nifite umusore muremure utwaraga bisi byabaye ari iwanjye yari muremure akusumba pe ufite metero ebyiri akajya muri za shemine akabura ahantu yishe ntuzi w'Imana ese byagenze bite niba nica ko bica abantu bakomeye wowe baragushaka bigitangira ati nta mututsi usigara mbona yabuze amahoro icyo nakoze ni iki nagiye gushaka komanda rwose ko ntabanye nawe nabi ko mfite umuntu wanjye akaba yewe mbere yuko banamwicira aba yarangije no kuva mu mwuga wamfashe iki atese akurugendo atwara bisi atugenda umunzanire nguko yarokotse uyu munsi ariho arahari batwara amakamyo ajya Mombasa ubutatuzazane ahubwo ubutamuzazane n'abana n'abandi twari kumwe 70 harabariho n'ubu bajya bambwira turibuka ikintu cya solidarite yabagaho kera abantu bagahungira ku bandi bakabaporoteje aturibuka tuzi iwanyu umudamu umwe tujya tuganira rero naravuze uzampa umwanya igurupe yanjye nyikuzanire zabashaka ko bari hose bakuzanire muganire abo wafashije kurokoka ni nk'abangahe muri 94 umubare urenga 22 en total yego 22 wumva ari ishema rikomeye cyane numva ari ikintu cy'ishema gikomeye byagenze gute we kugira ngo utaza kwicwa urumva wari mu bihe bikomeye cyane ibitero byaje iwanjye byose rero byabazaga ngo byoherejwe na prefe hari interamwe zaje iwanjye n'ubu zarafunguwe buri mezi arabaza ati mwagiye gutera uziya mutazi ko ari umuhutu ati ni shebuja watwoherejeyo ngo abitse abatutsi ariko mbere uko baza abantu bakabasinya batuzanye n'interamwe reno hafi ya hoteli bitaga guest house niyo nzu yanyu ubu ngubu irimo hoteli iri nzu nziza iri ku mazi nuko utuye hano bati tuzanye n'abantu b'interahamwe bakiza ibikoresho bari hafi ya guest house bati kandi nta handi bari mu kuviza kuko nta wundi muntu uvugwa muri kariya karere ni wowe kuko yari quartier résidentiel y'abayobozi n'aba sous-préfet n'aba chef de service ni njye wari warivanzemo nk'umushoferi wa prefe nta muntu winjiragayo rero winjiragayo nuko ari prefe wabaga yamwemereye kwinjirayo ibitero bikaza nabimenye abantu banjye bagasohoka hari amasaka inyuma y'urugo n'ishyamba bakinjiramo nta muntu wigeze agwa iwanjye bakaza kugaruka ibitero byagiye ariko hari n'abandi bantu twagiye dufasha kwambuka n'amato uyu munsi navuga ngo ubayeho gute nyuma y'uko urokoye abantu byumvikane ko harimo ababyumva ariko harimo n'abatabyumva byanze bikunze uyu munsi ukuntu mbayeho mbese navuga kuva intambara yarangira kuva mu ntambara jenoside yarangira nta mutekano ufite yego ntabwo n'umutekano ufite nta mahoro yo mu mutima afite kuko nawe ni byanyatatse byinshi subiye inyuma gato muri 1996 nagize akabazo n'umuntu ndafungwa ngeze muri gereza bati mumwirinde uyu muntu mumenye ko mu ntambara yari inyenzi yari inkotanyi umugabo umwe w'umucuruzi ukomeye w'iwacu gukibiye arabwira ati ariko bashaka ati uyu muntu niba ari inkotanyi cya gihe ati n'ubu yamaze muri za kasho ubu aracyari inkotanyi ati ibyo ni ugukabya rwose kandi biri kuvugwa n'abantu bari abayobozi bati uyu muntu nyama aje kuneka yego mumwirinde ngira amahirwe mvamo nemye funguwe mu buryo bw'icyubahiro niko navuga uko nafunguwe mu buryo bwiyubashye umuyobozi mukuru yaraje avuga ati ugomba gusohoka nuko natashye igihe cyarageze njya mu Bufaransa bageze bati nsanga abantu bafite imyumvire yo kuvuga Kigali nabi cyane cyane bagatuka umukuru w'igihugu rimwe nagera umusaza umwe nawoze se mu gihugu kuvuga ko Kagame ari we waje uhunga mu gihugu wakoraga iki ati mu gihugu nawe umucuruzi ati nari mfite depo z'ibishyimbo depo z'ibishyimbo se Kagame mwahuriye ngiye byarashotse kumva n'ubwa mbere numvise umuntu avuga president nabi nusi umuntu acuruzaga ibishyimbo muri yo za Gikongoro yo za Kibungo za Kagame mwahuriye ngo wowe waje uhunga ndi nigiye ntabwo ari Kagame nahunze ni umuntu avuga na conseiller uravuga Kagame bati nyamara umuntu umwirinde kumbi bafite politique uhunze wese ati Kagame niwe muntu kujya guhangana n'abo bantu
ubarimo ntabwo byakugora ntabwo twahanganaga numvaga ndi kubabwiza ukuri mu magambo ariko numvaga ndi kubabwiza ukuri ahubwo numvaga ko bari mu buyobe kumva ukuri kwabo baguhagazeho bati wowe utari uhunze hunze iki ndibuka nahamagaye umuyobozi umwe hano ndamubwira nti rero hano birirwa baturuka perezida nisija kuhaguma ati yizire ati nakoze ni perezida hano hose ati nta kibazo ufite mu Rwanda ati uziyizire ariko ofera mezire ngenda menyera ko arizo mvugo zabo ko ari ugutuka ubutegetsi kuvuga bati bidekarara bati duhunze ubutegetsi nicyo utajya wibagirwa waba warakorewe hariya mu gihugu cy'Ubufaransa bitewe n'uko wenda utumvikanye nabo cyangwa utumvikana nabo cyane cyane kuri iyo myumvire. Ikintu nakoreye n'uyu munsi gikorerwa ni menace z'uko bavuga yuko ngo ngewe ngo ndi umuntu ushinja. Ibyo bikaba byaramviremo kuntwikiriye imodoka inshuro 5 zose. Inshuro 5 batwitse moto imwe barayitwitse indi barayiba. Ariko ari akagambane gaturutse kuri abo bantu. Umuntu akampamagara ati mwino dusangire kumbe yateguye groupe izo kunyangiriza. Yego. Nk'umuntu akambwira ati ngwino wanjye naba mparitse muri parking nagaruka gasanga imodoka barayitwitse. Gutya igashya inshuro 5. Inshuro 5 zose. Kuko juste izo nshuro niko nagiye ntanga ikirego ariko cyatanze ubusa. Kugeza ubwo polisi yambwiye ati ni bene wanyu mufitanye ibibazo. Ukabihuza gute n'ibyo byose? Nkayihuza yuko amajwi bazi ko iyo nje mu Rwanda aho ntangire kugenza mu Rwanda ariko ubwo bugome bankoreraga nibwo bwamotiviye kumva ashatse kuza mu Rwanda. Yego. Ndavuga ni babikora ntajya mu Rwanda ngiye mu gihugu. Aho nangiye kugenda mu gihugu ko nahazaga kenshi noneho babyikubye inshuro nyinshi. Batuye umuntu abagiye gutanga amazina yacu dore ahora mu nkiko ashinja gende byo gushinja byo icyo nabivugaho nuko bambaze byabereye gukibuye nkumva ndobrije yo kuvuga amateka bayi gukibuye ukabivuga byose uko byakabaye. Ndavuga ibyo nabaye mu ibyo nabonye ni inkuru yanjye niyo mpamvu nakunze shene. Iyo ni inkuru yanjye kucyo nziza inkuru yanjye nabonye. Ntacyo nongera ntacyo mpinga. Nagiye byigeze kuguhungabanya kumva kuko muri urahungabanya. Guhungabana nuko nyine ko kuta umutwe no kubahuka. Kubahuka nk'umuyobozi mwongo nkavane murabishe ariko nimuzabaruta. Ayo magambo nagiye nyakoresha. Murabishe ariko nimuzigira mubaruta. Yego. Niba ari abarifura. Nabibwiye umugore akayishema arambwira ati ayo magambo uvuze irahira kutazira. Yego. Utenye kuvuga gutyo nimubice namenye ko umugabo wawe abiri inyuma. Murabishe ariko nimuzabaruta bapfuye ari ifura. Yego. Iryo jambo ryabakomerekeje rumva no kuba ntarapfuye umunsi njya nibaza impamvu ntapfuye ni Imana yankingiye kugira ngo uyu munsi mba ndiho ntanga ubuhamya. Yendeje natampfe kuko iki kiganiro kizabageraho n'ucyubushize cyabagezeho ariko kunyicara ibara byabana ndikwibaza mugani tumaze gukorana ikiganiro kirebwa n'abantu batandukanye by'umwaka w'abanyarwanda bari ku isi hose. Nugera muri abo bantu mubana mu gihugu cy'Ubufaransa n'abanyarwanda bamwe wenda harimo basize bakoze jenoside yakorewe Abatutsi abandi wenda harimo abatemera ko jenoside yabaye mu Rwanda bayipfobya kanabihakana ntabwo biza kubera ibibazo. Oya turamenyeranye. Turamenyeranye nabwiye aho kwita interamwe mujye munyita iyo ntore ngende fier yo kwitwa iyo ntore ubu ni zina banyita banyise n'intore ntamenye iki intore zivuga. Nyuma nibwo naje kubasaka intore niki kuvuga ndi intore. Nyuma naje kumenya ngo intore ni intore nyine z'u Rwanda. Numuzi n'ibindi mujye mukomeza ubundi banyitaga inkotanyi nkarakara gatukana hako nageze ndavuga ariko kuki banyita inkotanyi nkarakara ese nakemeye nkabayo ntawigeze no krita ngo arangira inkotanyi ariko bariya niba ari bandokrise bakaba barashyize mu ngotanyi bakamvana mu ntera hamwe sibyo byiza kuruta uko noneho ubwo nawe muri zo. Ubu rero nubwo buryo tubanye bambona hariya bati niba wafashaga turi mu bukwe niba wafashaga foto telefone ashobora kujya bakayitura hasi bati nizo ajya gufata amafoto yoreza i Kigali. Nuvuga ngo nta bukwe ntaha shobora no kuba nagiye mu bukwe bagatangira bakamenasa akabwira nk'abantu bavuye za Belgique za Allemagne batoye umuntu mwitondere mumenya mw'iryo kote ashobora ko arimo afite magafuni hari uburyo kumenasa
hari n'igihe nk'abantu bantumiye mu bukwe bazaga mu gitondo bati twamenye ko watashye ubukwe butarangiye kubera ko abitwa Habyarimana Eric bakumenashije bakaza kwiyesikuza. Ni ibintu umenyereye, ni ubuzima amaze kumenyera. Ibi ngibi ntabwo ari igitangaza, yenda ba hano bizabatungura kuko nk'ubushize nza umuntu yaranyatatse arantuka arampindanya ngo wowe ngo wamaze abantu ngo uri gufungisha abantu ngo hano nta nubwo wari ukwiye ngo kuhafata umwanya n'iya kintu kimwe mwagombye guseriva. Arandidikiriza mu bakiriye ndaseba. Abwira abakiriya bose ati niba yafashe n'icyumba mumusore ati i Burayi yarabamaze. Ndabona aha niho nakagombye ko afite umutekano. Ikindi nk'i Burayi nagerageje kugira akantu najya nkora ka business, bati umuntu uzajya kugura ikintu kiwe azaba ari gutera inkunga FPR. Ni uburyo bwo gutera inkunga FPR. Nigeze ubundi nakoraga taxi ngifite akaguru kazima. Imwe baravuga ati mudakoresha zigurirwa na ambassade. Kuri ambassade no wamagete zobonye ibintu bakwanditseho. Ni ukuvuga ngo akantu kose nkoze ntabwo ari akanjye, n'abandi ni leta yabimpaye. Nuko nubwo buzima mbayemo. Uvuga ngo nta gishyashya ibi navuga, nta gishya sinyibatinya. Nuko tubanye turamenyeranye, banyita iyo ntore banyita iyo nkotanye, narabyakiriye. Navuze bizampame niba ari nabyo bizambeho. Umuryango wawe wo mubanye gute, bimeze gute? Ntabwo byigeze bikugiraho ingaruka kuri famille yawe, umudamu n'abana? Umudamu icyo gihe Abafaransa baduhungisha, icyo gihe twarahunganye batujyana mu nkambi kuko baje kudufata na helicopter. Noneho ariko baje kudufata ni umunsi baza kwevaka ababikira ku Kibuye, baravuga tuziya tugomba kumujyana. Baza bafata umugore wanjye duhurira imbere ya prefecture, batwaye umugore bagiye kumwiza muri helicopter. Ndababwira nti mfite abantu benshi mu rugo, murumva naba naruhiye iki ndamutse nsize abantu mu rugo bakaza kwica. Batere muri helicopter ni imyanya ibiri yari sigayemo wowe n'umugore. Ndabaye sinshobora gusiga abantu banjye kuko ngiye nariyemeje gupfa. No haba ikibazo ku Bafaransa bari baje kuntwara. Barambwira ati noneho ku mugoroba turaza kuza tubatware n'imodoka, gende wegeranye abantu bawe ubabwire ko tuza kubafata. Subira mu rugo n'umugore bamusubiza mu rugo. Mwanga kugenda? Nanze kugenda. Kuri ngewe ndi fier, abatabishimira ngiye numva ari fier. N'Abafaransa niyo mpamvu banyubashye ngezeyo. Urwo rukundo rukuraga he? Ntabwo mbizi, byaje gutya numva nkeneye kurwanisha. Bagiye kurukura n'indege baranjyana bantereka, ntabwo nyurira. Abantu banjye bari hehe? Bati indege ni ntoya nta mwanya, ntabwo mbasiga, ntabwo mbasiga, ndemera mpfaye nabo bumva bibatera ubwoba. Ubwo sumva wa mugana atari impamvu prefe yavuga ko utari umuhutu? Naho yashatse kuvuga. Ariko tubanze ko bakurukura ugenda hamwe n'abahutu. Ariko ntabwo byari gukunda, mfite abantu mu nzu bampungiyeho. Hari umusirikare bohereje ngo aze kunyica. Umusirikare akagira ikibazo, yari yaje muri raforo ya Bisesero witwaga Pascal, Lieutenant Pascal. Yari yazanye abasirikare abajandarume 20 baje muri raforo ya Bisesero kuko Bisesero yari yabananiye. Bahize prefe ashaka kumutega umutego kuko batinye ukunyica kuko ndi umuhutu, bati afite umuryango biratera ikibazo. Bashaka gutega umutego wa musirikare utaza akarere. Ati mfite umuntu wantwaraga ati w'inkotanyi. Uratese prefe yitwa nde? Ati yitwuze, aza kushakisha. Abwira bitwa ba Minane n'ubu bariho barafunguwe. Ati uyu muntu mumushyirira ahantu ntabacike. Ibitero bagiyemo byose umunsi wose nabigiyemo, barangendanaga. Wa mu responsable w'akarere aca inyuma arazanyongora tuziya wigende inyuma. Ati uko uriya musirikare yavuze ngo shoboje yagutanze. Ntawe gufite ubwoba bwinshi kuko yaje rambaza aratubaza ngo uziya ninde. Ninya mbyibazaho ni ngewe. Ahita agenda ajya kuganira n'uwo mugabo. Ati ukora iki? Ati ndi responsable w'aka karere. Ati uriya mugabo ati mu muncungire. Ajya gukora amaperereza, ajya kwa Burumestre Karara. Ati umuntu witwuzira muzi ko bambwiye ko ari inkotanyi. Karara ariko si ibindi bihe. Ati abatutsi bashize none abahutu bagiye gusubiranamo. Ati biragenda bite? Ariko kuko nawe bamwitaga icyitso ngibye ntiyabitindaho, asubira kwa prefe ku biro. Ati prefe ni icyemezo cya nyuma uziyange ne murangiza. Yicishaga iki? Amabuye. Yagushyiraga agakwicaza agafata ibere nini ariko bitabagaho gatatu umutwe ukavaho. Ati ni ikimenyetso cya nyuma ngende uziyamurangiza. Ariko yari yagize amakenga. Prefe ntiyamubwira ko ndi umututsi kumwe yabikekaga.
ahubwo bati ni inkotanyi bigezeho atari ku prefe kari uwo muzi ko mwakoranye ariko ubundi niba wari mwarakoranye uzi ko ari umututsi ari inkotanyi wabyemereye prefe ufite uburenganzira ubwo ni Pascal abimbwira ufite uburenganzira bwo kwangaje umushoferi wawe wihitiyemo ntabwo uzi yabamu gupropose kuki wemeye niba ari umuzi ko ari inkotanyi kuki wemeye kumukoresha ikintu cyandokoye ngo yinjiye mu modoka ubwo ni wa mwicanyi wanjye wagomba kunyica wabimbwiraga yinjira mu modoka gese yari hariya ngo njye nakubwiye ngo nakubwiye ibye byose ngo nta bindi ngo ugomba kumbaza wa musirikare arakara nuko asuzuguye namaze ngo ambwira ikimenyetso kwemera gutwarwa n'inyenzi yize ikindi ntabwo yumva ukuntu abatutsi abo bitaga inyenzi bose bashize nkaba ndaho ngaho noneho akaba ari Pascal utegereje kunyica arazamuka yihuta aho bari basize abwira wa musirikare araza arambwira ngo wowe ngo ntabwo nkwica ngo ushoboje yambwiye ngo wice sinkwica hejuru agasuzugura numva ibintu birakomeye ahita abwira wa responsable ngo uyu umugabo aramuka apfuye ngo kibuye yose ndayisiba ngo arayitwika ibintu yahinduye isura mu by'ukuri kuba mu minsi ya nyuma yabaye nk'umuproteje arabwira ati Uziya umwanzi wacu n'umututsi niba ari umuhutu muramuzizi urukuka gutyo ko yakurenze ko uri umuhutu ni umuhutu niba ari umuhutu muramuzizi nimunyereke ikimenyetso cy'uko akora n'inkotanyi njye murangiza niba kidahari niba apfuye kibuye ndayisiba noneho batunguwe nuko ejo bambuye ejo bundi barambuye none nanjye uko nifite ko ari umwicanyi wavuze ati nimumwica kibuye ndayisenya nanjye nidiyembye mu nzira Uziya mbwira ufata gute abantu bapfobya tugana ku musozo ufata gute abantu bapfobya jenoside kuri abatutsi icyo ni ikibazo njye nagize gikomeye cyane era mu Bufaransa nk'umuntu yigeze ankomeretsa ambwiye ngo nirwa mvuye yuko abatutsi ngo bishwe ngo kandi n'abahutu barishwe ibyo sari gudapfobya jenoside birenze ibyo ngibyo cyangwa umuntu akubwira ati abatutsi barizize ayo ni amagambo abantu bagiye bambwira direct ati ibyo byose uri kuvuga ujye umenya ko abatutsi bizize ntibizize bate erega n'umugore wanjye wagiye muri politike yarabimbwiye uriya twatandukanye kubera ibintu bya politike batandukanye gute abantu bagiye bamubwira bati bishoboka bite kubana n'umuntu w'inkotanyi ujya i Kigali umugore atangira kunyivumburaho madamu mwaje gutandukana twaje gutandukana noneho ntangiye kwandika igitabo nk'iyo gitabo nagisohoye tutakibana uko nandikaga yarabicaga uko nandikaga akagenda akabibwira abantu bo mu itorero agahamagara pasiteri akamubwira ati dore ibintu yirirwa akora yigwa muri politiki hari igihe pasiteri yigeze abisoma ariko nta politiki mbonyemo ariko kwiyandikira histoire yamubayeho ngo kubera iki yirirwa avuga ngo yuko abatutsi bishwe mwe mwarokoye bangaya tugapfa ibyo niyo ntambara yari hagati yacu mu rugo nguko yigumuye nguko twatandukanye yakwanze kuko kira uko habaye jenoside kuko mvuga ko kuko ntemera ko iyo jenoside y'abahutu yabayeho ko habaye y'abatutsi ko ni interamwe zabica umudamu afite icyemezo aragenda se oya ufite baramushutse baramubwira ati uzamusore nza mu Rwanda ngeze usanga yajugunye ibintu byanjye hanze nuko yanjugunye hanze ntangira kuzerera yakujugunye ibintu byawe yarasohoye gutya mu kandi twari n'abarokore arajugunye hanze nsanga nagezeyo ngeze ati sinshaka kubana n'umuntu w'inkotanyi ibintu byanjye abijugunye hanze bibaho se igihe cyarageze yashaka kugaruka asaba n'imbabazi none yarangije kwinjira kwa padiri ndavanise uzabaze winjiye muri politiki ubwo nibyo yahisemo ntuzaguma aho ngaho nuko twatandukanye saba divorce biramutungura yego ko yumva ko abikoze nyuma ararogereta mu kurogereta rero ashaka kungarura biranga yicuje ko yasanze wavuga ukuri se sinzi oya ni kwa kundi ubuzima bwa hariya bwabugoye iyo utari kumwe n'umuntu ukimara kumva ko madamu akujugunye hanze ibintu byabijugunye hanze ubundi akenshi bitubwira twebwe muri filime byarashimishije uzi ikintu cyanshimishije urumva n'umudamu nazanye kugira ngo agusore mu nzu akujugunye hanze narabyakiriye kubera iki twahoraga dushyamirana kubera nashaka kwandika igitabo kandi hari n'igihe najyaga nko mu cyunamo nkajya gutanga ubuhamya nabyo bikaba ari induru ugasanga abantu bantangiriye mu nzira ngo uriya mbwa ngihagara imbere y'abatutsi ngo ivuge ngo abutu bijata yego
ugasanga byari ikibazo. Yeah. Kuba rero nabana n'umuntu nk'uwo byambuzaga amahoro kuko numvaga nyine kwa n'umuntu tubyumva kimwe uwo tutabyumva kimwe rwose ni nk'Imana yamuvanye mu yatumye anjugunya hanze kuko nyuma nibwo nevuriwe nyuma nibwo nagize nandika igitabo ndakirangiza nyuma nibwo nakoze n'imishinga rimwe na rimwe iramiretse ko bageragaho bakanwikira imodoka kuko igihe cyose akantu kose ati waheramwe n'amateka wowe kandi amateka uko reka merane uko n'uyu munsi ntabwo ndumva impamvu hafashwe icyemezo cyo kwica Abatutsi kabarangiza kuko amateka yarameranye n'uyu munsi ndacyafite icyo gikomeye kwica abantu bakugize bate bakoze iki kwica abantu bakarebera bakaba n'ibindi ntagire umuntu ufata icyemezo ati ndahagurutse narahagurutse ndabishimira Imana nahagurutse ndabishimira Imana ndi fier yaho urasenga cyane abantu basenga kenshi ntabwo senga cyane ariko Imana mbona inyibona indimo biriya ntabwo ari njye wabikoze nkubwiye ngo ni imbaraga zanjye nazo none se umwicanyi wanjye Pascal katanyije avuze ati shobuja yambwiye ngo nkwica ntabwo nkwica kubera ko yansuzuguye Imana yamuteje gusuzugura wa mwicanyi nuko narokotse akandi gashya nakoze yego no operation Bisesero Abafaransa baraje habaye amanama yo kubwira Abafaransa yuko mu Bisesero hari inkotanyi Abafaransa ndabwe rero ni Abatutsi hano hose barashize ni mu Bisesero honyine hasigaye tujya ku ikarita tureba aho Bisesero iri ndahabereka bukeye bajyayo bati twageze ahantu bita ku Mubuga gwa centre ka Mubuga tuhasanga abaturage tugiye kuba twumva amasasu hejuru mu misozi tubaje ibyabo masasu baratubwira ati ni inkotanyi ziri kurwanira n'ingabo z'u Rwanda baragaruka barabimbwira ndarira no n'abaturage bari mu kwicwa gute se ni amagrenade bajyanye abasirikare mu gutera amagrenade abaturage batera abaturage abantu bo muri parlement macho babonye nibo bavuze ati ko tubona imodoka zihaguruka hano zipakiye abantu n'amashoka n'ibiki byose ziba zigiye niba bagiye mu Bisesero nyine babonye makuru babagenda inyuma abo ngabo niba twakoranye zero operation zose bagenda inyuma za modoka mpaka iryo hejuru bo bigira hari abafata za jimeri bo baje babwira abasirikare bati nyamara ibyuzi yababwiye c'est la réalité n'abaturage barimo kwica abandi Fransa baraza barashaka nge nibaza umva kare nk'Imana yankoreshaga nibo baje kushaka bati none dukora iki ko udashobora ko intervene ahantu mu mategeko dufite batubujije kujya ahantu hari imirwano bati dukora iki bambaje ikintu kindenze ariko Imana itima icyo kubabwira ni rero nimufate muri helicopter mugende muzenguruke hahandi mwumvise ari amasasu ni ejo muzajyayo musange nta ntiyamwiriyo nta masasu ari bati ko nta helicopter dufite batari Kigoma batereka duhamagara Igoma Capitaine Alain Julien niwe twarumvikanaga cyane kera akeneye kuntega amatwi atereka duhamagara Igoma tubatwohereze helicopter bahamagara Igoma biki helicopter ziraza gusa ikintu nabagayo ni kimwe uvuga ngo nkora declaration ya Bisesero dukora découverte bya 25 abantu barokowe mu mpera z'ukwezi mu marotra nuvuga ngo bagiye gutya bagenda gutyo operation bandende deja iyo operation ya mbere helicopter yabayereyise kuko barahazengurutse bamaze kwazenguruka urabona kuyo foto baraterisa bahagarara hariya bagiye bahagaze ubona ko batavuye muri helicopter bagumamo abaturage nabo bati akuye gutwicwa n'imipanga niba abazungu nabo baje gufatikanya n'interamwe katugenda baro baturasa nuko babegereye abandi nabo bigumira muri helicopter barabareba barabafotora abo ba escape nabo babarebera hariya kuri yego ndikubona ku ifoto yego barangije ngo barabwa ati rero babona n'abantu bangiritse abasirikari si kimwe uko babyumvaga ngo baza biswi bagira bate barangije babasiga ngo nimugoroba baza kundeba mu rugo batuziya bati inama tugire niyo twabashe kubona abarescape none barihe bati twabasize mwabasigiye abantu barinda bati hoya n'abasirikare dufite bahagije ndarira ndasakuza nibarabica we ngo yango nta bundi buryo ngo twarangije ko informa Paris kugira ngo baduhe ngo munition uburyo bakeneye ibiryo bakeneye imiti bakeneye naho kujya abazungu ya nuko bakora ibintu byabo bararandaka
bapfuye kuhava bahita babica za ntambwe zose zibira hamwe. Yeah. ubwo bukeye bagiye muri ya operasiyo yo kubevakiwa, ibihumbi bigera kuri bingahe bahasanze, basanga abantu 800 bonyine, abandi bapfuye. ntiyabaye shoke kuri wowe? Patrick de Saint-Exupéry niwe twakoranye icyo gihe, kuko niwe twandikanye za article, aza kunshaka ari mu kurira ati abatutsi twababuze dore abo twavanyeyo. Numva ngize urwango nawe, numva nabo ndabanze, kuko mbabwire ni abantu bari bwicwe, none dore byabaye, ibi ni ibiki kuko numvaga niba iyo mission ireshije n'Imana irahita injyana mu ijuru, numvaga ari igikorwa gikomeye muze. Ariko bamaze kumbwira ngo babasize bonyine, ndavuga ni c'est fini. Muri logique n'ubyumva, byibuze niyo banasiga n'abari na Brende hariya bakabona ko Brende hari, ntago bari gusubirayo. Ariko ikintu bakoze nerere n'uyu munsi bakagombye kubica. N'ubu iyo turi kumwe, twagiye muri entretien zimwe tuganira, ira nerere mwakoze, nesheke mwakoze, ibyo bazabashyiraho byose ifu assume. bagomba kurinda abo batutsi. Ofite urumva bari bagize amahirwe basanga za ntembwe zagiye, bagomba yego ntabwo zagiye, zari hara hakurya zireba muvoma y'Abafaransa, bapfuye kubona bafashe amajipe bagiye. N'abandi bari bavuye muri za grotte mu buvumo, baraza bose barabatse. Si nko kugabiza, none nge navuze nko kubagabiza, koko buriya sinavunikiye ubusa, effort nakoresheje, none nta bantu turokoye. Kuko uyu munsi yoza kuba ari ikintu byo nababwiye baza kubyubahiriza, nanjye mba ni fier yabyo. Ese mbwira, byabaye shock ikomeye cyane kuri wowe? Kuri ngiye byabaye shock, n'uyu munsi ntaribagirwa, kandi nanze no kubibabarira bari abasirikare Abafaransa, kubabarira byarananiye. Hari n'uwitwaye, hari n'abasirikare bakuru twaga tuvugana nyine, bo bakambwira ati mbabwa ngiye ndashaka kumenya icyatumye irereribaho, bakanyima amagambo cyangwa nibyo byapanzwe. Nabyo ikigaragara cyo babakuyeyo exprès, bubaha les ordres. Niyo mpamvu igitabo cyanjye nakise désobéir pour sauver. Abo nabo ndago babikoze, bagezeho bari robera, baravuga ati ibintu twaba turimo gukora cyane. Ya mission bari bafite, nge nibazaga impamvu bambaza icyo gukora, kandi ngo baje muri humanitaire. Icyo kintu nakibajijeho, urabaza umuntu w'umuturage nkanjye ngo dukore iki? Nta bushake bwo gusova bari bafite. Nawundi abarescape mbari inyuma, akabaro kawo ndakazi, hari abatanyiyumvamo birumvikana, ariko ndagira ngo mbabwire, wanyumva mutanyumvamo, ngiyewe muri inyuma. Ni ikintu gikomeye cyane. Reka nkubwiye ni wakoze cyane no kuduhitamo kugira ngo tugane by'umwihariko mu kino kiganiro inkuru yanjye. Imana ikurinde kandi merci beaucoup. Ndabashimiye nanjye. Yego. Murakoze. Merci. Niba ugira ibibazo byo kubabara umugongo, ibikanu mu mavi, cyangwa se ukaba waragize ikibazo cya pararize, ukaba utakibasha gukora siporo ndetse n'izindi ndwara zifata ingingo, humura, kuko Genuine Kunga Therapy ari igisubizo cyo kuvura bene ibi bibazo mu gihe cy'ibyumweru 2 gusa ukaba ukize neza. Genuine Kunga ni abahanga bazobereye mu kwifashisha ubuvuzi bwa massage no kunga bijyanye n'igihe hifashishijwe tekinike mpuzamahanga. Sura iki kigo ku mashami yacyo ya Kimironko ndetse no ku Gishushu hafi y'akarere ka Gasabo, bagukize mu gihe gito cyane, usubirana ubuzima bwiza. Genuine Kunga Therapy, ubuzima bwawe ni inshingano zacu.